uyu munsi niyumvishemo amavuta yo gusengera abantu, cyane ko maze iminsi nsengera abantu bampamagaye kuri telefone. Ubu rero niwo mwanya tujemo. Haleluya. Nje gusengana namwe mu izina rya Yesu, hamwe no kwizera ufite, kwizera uzanye kuri Ndabirambiwe TV. Imana yakora ibitangaza n'imirimo, cya kindi cyananiranye Imana yagikemura mu izina rya Yesu, nawe ukagubwa neza. Hari abantu bari kwishushanya mu murimo, bakishushanya ngo ni abakozi b'Imana, bakishushanya ngo ni abahanuzi. Yewe wamurebesha amaso y'umubiri ugasanga nawe nibyo. Haleluya. Yanaguhanurira ngo ikintu ugasanga nicyo, ariko wareba imirimo akora. Haleluya. Igahakana ukwera kw'Imana. Wareba imirimo akora ugasanga nta mbuto z'ijuru afite. Wareba imirimo akora ugasanga ari umudayimoni wuzuje ibyangombwa, wigendera. Haleluya. Bajyaga bavuga ngo abadayimoni bakugenda ku manywa tukavana ukubesha, ariko ibyo twarabibonye. Aho Manuel ibindi kukubwira nge mfite n'agahinda. Umukozi w'Imana, umuhanuzi nemera ngubwire ngo iki. Haleluya. N'abandi bemera. Haleluya. Abantu bavaga imihana n'imihana bakaza gusenga aho yabaga ari gusengera, kandi ukabona ari mu Imana. Haleluya. Ibintu tureke kubishyira muri logike y'amaso y'umubiri, tureke kubirebesha amaso y'umubiri, ahubwo tubirondoze umwuka. Haleluya. Tubigenzuze mwuka wera. Hari umupadiri wigeze kwa ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora, n'ibyo ukora tuzabireba. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo gituma birancanza ahubwo. Okay. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya, nkaza kongera kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha n'Imana kwemera kutugarurira umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, inshuti yacu, by'umwihariko inshuti y'abakunzi ba Ndabirambiwe TV. Mbere yuko ntangira n'ikiganiro cyangwa se mbere yuko twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, by'umwihariko gusengera abantu, reka mbanze ngushimire. Yego, kuba wafashe uyu mwanya ukaza ukemera kuza kuganiriza abantu ni ishimwe rikomeye. Birashoboka ko abantu badukurikiye bari mu Rwanda cyangwa se muri hanze y'u Rwanda. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Niba ari ubwa mbere udukurikiye cyangwa se usanzwe ukurikira Ndabirambiwe TV, by'umwihariko ibiganiro dukora, wakanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bikugeraho umunsi ku wundi, kandi uko turushijeho gukora ivugabutumwa n'ibindi byinshi bigiye bibasha kuza mu ruhande rwawe. Hanyuma rero muraza kwihangana, niyo mpamvu mfashe mikoro kugira ngo mbanze mbabwire. Muraza kwihangana kubwo ikibazo kibayeho cya mikoro imwe itameze neza. Muraza kwihangana mu gihe tugiye gukoresha imwe, kwari kugira ngo biba bitandukanye no kugira ngo baze kubona umwe ari kuvuga undi atari kuvuga, kandi bamenyereye ko tuba tuganira. Niyo mpamvu mbabwiye gutya kugira ngo bihangane ubwo tugiye gukoresha mikoro imwe. Nabyo biraza kubashimisha ndabizi. Hanyuma Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Amen. Haleluya. 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 Imana ishimwe, Imana ishimwe. Murakoze cyane abankurikiye kuri Ndabirambiwe TV. Nanjye mbanjije kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imbaraga n'amavuta bibe kuri mwebwe. Haleluya. Mumaze iminsi mutamona kuri iyi televiziyo, ntabwo ari uko nari narabuze, kuko nari ndi mu murimo w'Imana. Hari irindi vugabutumwa twari turimo. Rero uyu munsi niyumvishemo kugaruka kongera kuvugana namwe. Haleluya. Uyu munsi niyumvishemo amavuta yo gusengera abantu, cyane ko maze iminsi nsengera abantu bampamagaye kuri telefone. Ubu rero niwo mwanya tujemo. Haleluya. Nje gusengana namwe mu izina rya Yesu, hamwe no kwizera ufite, kwizera uzanye kuri Ndabirambiwe TV. Imana yakora ibitangaza n'imirimo, cya kindi cyananiranye Imana yagikemura mu izina rya Yesu, nawe ukagubwa neza.
ukagubwa neza. Haleluya. Reka ntangire mbibwira n'ubundi amazina ni yayandi, ni Nyirarukundo Odeta ku izina ry'umwana ni mama Shingiro. Yego, umutware n'abana 6. Imana ibaha umugisha. Rero uyu mwanya nifuje ko twakorana ikiganiro twakwigana ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, Zaburi ya 27 umurongo wa 2. Haleluya. 25 umurongo wa 2, sorry. Hari kuvuga ngo Mana yanjye, ngo ni wowe niringiye, ngo ne gukorwa n'isoni. Haleluya. Uyu ni Dawidi wavuze aya magambo. Dawidi yarageze aho bikomeye. Dawidi ari kubona ibintu byamucanze, abona nyamara bigiye kumukoza isoni bihari. Arangije aravuga ngo Mana yanjye, ni wowe niringiye, ngo ne gukorwa n'isoni. Haleluya. Haleluya. Ngo abanzi banjye be kunyishima hejuru. Haleluya. Hari ibintu byatwishimye hejuru rata biri kudufataho ijambo, ariko uyu munsi nguzaniye ijambo riri kuvuga ngo ne gukorwa n'isoni. Haleluya. Haleluya. Ne gukorwa n'isoni. Haleluya. Ngo siko bizaba mu bagutegereza, ngo nta uzakorwa n'isoni, ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Haleluya. Haleluya. Dawidi yabivugaga afite ubwishingikirizo rutuma abwira Imana ayo magambo. Aravuga ngo siko bizaba kuba gutegereza, kuko yabonaga hari ibigiye kumumwaza, akabona hari ibigiye kumukoza isoni. Arangije yibuka ko abanye nawe mu shamba ubwo yarwanaga n'intare akarwana n'amadubu. Arangije aravuga ngo siko bizaba kuba gutegereza, keretse abava mu masezerano nta mpamvu, ngo abo nibo bazakorwa n'isoni. Ubwo muri make yahise abona ko we muri uwo mubare atarimo. Haleluya. Uwo mubare w'abagomba gukorwa n'isoni rero ndakwinginze ngo wicomokoremo. Haleluya. Icomokore muri karande zagukoza isoni, wicomokore muri karande ziwanyu, wicomokore mu gisekuruza kiwanyu. Haleluya. Icyo cyagukoza isoni, ahubwo wicomeke mu maraso ya Yesu Kristo, ntabwo uzakorwa n'isoni. Haleluya. Haleluya. Umuririmbyi uri kumfasha, umugabo umwe witwa Nowa yararirimbye. Uyu muririmbyi araririmba ngo Nowa kuki wubaka iyo nguge, ngo urakora iby'ubupfapfa rwose. Ngo dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ngo ibyo ukora biratuyobe. Haleluya. Nowa arangije nawe aravuga ngo Uwiteka niwe wabivuze sha. Haleluya. Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi, abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ngo kandi ayo mazi azaba ari umwuzure. Abamenera nibanga ko azaba ari umwuzure, ntabwo azaba ari amazi y'igice, ntazaba ari amazi y'inyanja runaka, ahubwo azaba ari umwuzure. Bivuze ngo inyanja zose byose bizazikuka, imvura igwe, ahasigaye yiterateranya na ya mazi yo mu nyanja. Haleluya. Isi irarimbuka nk'uko Nowa yabivuze. Haleluya. Abamupingaga n'abamusekaga batangira kuvuga ngo nyamara ngo turarimbutse nk'uko Nowa yavuze. Bibuka neza urupfu rwabagezeho. Haleluya. Uyu munsi rero mwuzaniye iri jambo kugira ngo nawe ubyumve. Haleluya. Ibigufasheho ijambo, niba utari wava mu masezerano ukaba ukirimo neza. Haleluya. Ndakwinginze ngo nta kizagukoza isoni. Burya ikintu cyagukoza isoni ni icyaha. Haleluya. Utari mu byaha nta cyagukoza isoni. Icyo gihe uravuga ukagira connection n'ijuru, uravuga Imana ikururuka. Haleluya. Haleluya. Dawidi yabivuze neza ngo siko bizaba kuba gutegereje, keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu, babo nibo bazakorwa n'isoni. Haleluya. Epfo haravuze ngo Mana yanjye, ngo ne gukorwa n'isoni. Haleluya. Ibishaka kudukoza isoni ni byinshi, ibishaka kutumwaza ni byinshi, ariko Uwiteka duhagazeho rata. Haleluya. Haleluya. Ndakwingingira kuba muri aya mavuta yo kutava mu by'Imana wowe wabikandagiyemo. Haleluya. Haleluya. Nawe utarabikandagiramo ndakwingingira kuza ukumva ijambo ry'Imana, ndakwingingira kuza ukumva icyo Imana igushakaho uyu mugoroba, kugira ngo ugire connection n'Imana.
haleluya, haleluya. Abantu reka bagire connection n'Imana, wirinde kwiyobora muri iyi minsi. Haleluya, haleluya. Ibiri kuvana abantu mu masezerano ni byinshi. Abantu bari kuvuga ngo Yesu aratinze, ariko Yesu niba anatinze no kuza urupfu rwa nirutinze. Haleluya, haleluya. Abantu bakibaza ngo imperuka izaba ryari. Burya imperuka igiza ku muntu ku giti cye. Haleluya. Manuel ntabwo izaza muri rusange, imperuka iri kuza ku muntu ku giti cye. Haleluya. Imperuka ni wa munsi wawe wa nyuma iyo ugeze wo kugira ngo utsinzire. Haleluya. Nimba warabanye n'Imana neza, ukabana n'Imana neza, haleluya, uwo munsi wawe wagera, iyi mperuka yawe igeze, rata ijuru riragusura, haleluya, ugasinzira nk'abakiranutsi. Haleluya, haleluya. Hari umuntu witegereje abayuda cya gihe bari bageze ku nyanja, ubwo byari bikomeye, arangije arareba ngo ngo murabizi nimuzi n'ikindi, ngo icyamba ngo ipfira urufungu rw'abakiranutsi, ngo haleluya, kuko urupfu rw'abakiranutsi rata ni urupfu umuntu yiryamira agasinzira mu mahoro, ntabwo neza ukaryama nk'agahinja. Haleluya. Ntabwo ari urupfu rwa rundi upfa uri gutera imigero, uri gusamba, uri guhamagara abapfuye. Haleluya. Burya nuba n'urwaje umuntu agatangira kubona abapfuye, uzamenye ko uwo muntu yarimbutse. Haleluya, haleluya. Icyamba rero abantu bakipfira nk'abakiranutsi, icyamba abantu bakamenya iyi Mana ikibashakaho, icyamba abantu bakamenya umuhamagaro wabo, icyamba abantu bakamenya aya masezerano turimo ayo kuba mu Mana, niba yivemo nta mpamvu, kuko ntaho waja udafite Yesu. Haleluya. Utari muri Yesu uwazakorwa n'isoni. Haleluya. Utari mu Mana uwazakorwa n'isoni, udafite amasezerano y'Imana uwazakorwa n'isoni. Haleluya, haleluya. Murekerera abantu ari abamenye Imana, babirimo batabirimo, nibaza babyinjiremo neza, kuko iby'uyu mugabo ibya mwene Mariya ni ukubijya murimo neza. Haleluya. Ukareka gutambika ibirenge. Haleluya. Kuko nagiye mbona abantu benshi bamwaye sha kubera gutambika ibirenge, bakinjira muri ibi bintu batabirimo, bakigira abakozi b'Imana ataribo. Haleluya. Bakagenda bagahanura, bakatwarwa n'ikinyenga cyo guhanura, nyamara burya nta gakiza bafite. Haleluya. Abo bantu rero Imana iri kugenda ibamwaza, bari kugenda bari kumwara, bari mu magereza, bamwe turabazi. Haleluya. Umuntu mugasengana ari umuhanuzi, nyamara ari n'umutinganyi rata. Haleluya. Ibi ni ibihamya dufite bifatika, utagira ngo ni amagambo twumva n'abantu, hoya ntabwo ari amagambo. Haleluya. Kandi ndumva mu kiganiro nakoze bwa kabiri ku itariki ntari kwibuka neza, naravuze ngo nta si n'imwe Imana yigeze irimbura. Haleluya. Itayihoye ubusambanyi bw'umugabo ku mugabo. Ngo abava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Haleluya. Twebwe rero nta soni dufite niba twarakurikiye Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya, haleluya. Icyo kiganiro nakoze nicyo navuze ngo nta si n'imwe Imana yigeze irimbura, itayihoye ubusambanyi bw'umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Kandi niko byagenze n'iyi si ya none rero ntabwo izayibabarira. Haleluya. Hari abantu bari kwishushanya mu murimo, bakishushanya ngo ni abakozi b'Imana, bakishushanya ngo ni abahanuzi. Yewe wamurebesha amaso y'umubiri ugasanga nawe nibyo. Haleluya. Yanaguhanurira ngo ikintu ugasanga nicyo, ariko wareba imirimo akora, haleluya, igahakana ukwera kw'Imana. Wareba imirimo akora ugasanga nta mbuto z'ijuru afite, wareba imirimo akora ugasanga ari umudayimoni wuzuje ibyangombwa, wigendera. Haleluya. Bajyaga bavuga ngo abadayimoni bakugenda ku manywa tukavana ukubesha, ariko ibyo twarabibonye. Aho Manuel ibi ndi kukubwira njye mfite n'agahinda, umukozi w'Imana, umuhanuzi nemera ngubwire ngo iki. Haleluya. N'abandi bemera. Haleluya. Abantu bavaga imihana n'imihana bakaza gusenga aho yabaga ari gusengera, kandi ari ukabona ari mu Imana. Haleluya. Ibintu tureke kubishyira muri logike y'amaso y'umubiri, tureke kubirebesha amaso y'umubiri, ahubwo tubirondoza umwuka. Haleluya.
tubigenzuze mwuka wera. Hari umupadiri wigeze kwa ngo mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora, n'ibyo ukora tuzabireba, kubera ko haleluya umvishe ibyo bavuga gusa. Bariya bantu bari muri gereza ntabwo baba bafunzwe, ariko noneho n'abantu bafite ibyaha byihishe. Icyambabaje cyane ni icyaha cy'ubutinganyi. Nabo ubwe bagiye bakora, ubwabo bagiye bakora, biyita abakozi b'Imana, bakabikora bakabitinganya, mana yanjye, bakabikora kiyongeza, bafite abagore beza sha, agati ngo sha, akareba ngo akamanywera ati burya ati uku nyine wowe ati ngewe manyweri nakwishingira kuzajya nguha buri kimwe, ariko gahunda ikabamo. Nukuri kw'Imana namwe mfite agahinda, kandi umuntu naramwemeraga, niyo mpamvu ubu sinyizera abantu, sinyizera abahanuzi. Haleluya, sinyizera abahanuzi. Irebe wowe ku giti cyawe uvuge ngo harya Imana yampamagaye mbanye nayo gute. Nubona utabanye n'Imana neza, ukosore connection yawe n'Imana. Haleluya, utazaba muri ba bantu Yesu azabwira ngo mva imbere wankoze ibibi we sinigeze kukumenya, mva imbere sinigeze kukumenya, hanuraga mu izina ryawe sinigeze kukumenya, akakubwira ngo nawe ntiyigeze kukumenya. Rero Manuel, niba turi abakozi b'Imana, reka dusengera Imana mu kuri no mu mwuka, kandi dusengesha umwuka iteka. Haleluya, haleluya. Tureka kwishushanya n'abiki gihe. Abiki gihe bari gushaka kwambara ishusho y'ubukirisitu, ariko ntabwo bafite mu mutima. Bari gushaka kwambara ishusho yo kwera, ariko imbere ari segeri ziryana. Haleluya, haleluya. Abantu barafite ibyaha byihishe, none bitari bya bindi by'inyongobeza bugingo, ahubwo byaha byitwa ibyaha byarenze indengakamere. Aba bantu rero Uwiteka Nyiringabo, uretse Imana Nyirijuru Nyiribanga, manywe Imana sinzi nimba yararakajwe n'ab'i Sodoma n'i Gomora abiki gihe, Mana yanjye. Abaririmbyi b'abadive nibo baririmbye ngo Sodoma ngo iyo tuvuga Sodoma ntabwo tuvuga indi ya kera, ngo ahubwo turavuga Sodoma y'ubu ngubu, mbese ya none niyo Sodoma. Haleluya, ngo ibyakorerwaga muri Sodoma ngo abo bongeye kubiha intebe. Haleluya, abo bongeye kubiha intebe. Niba bongeye kubiha intebe rero, Imana ije kubonana n'abo bantu, Imana ije kubonana n'abo bantu bari kwiyita abakozi b'Imana nyamara ari abatinganyi. Ndabivuga, bari kwiyita abakozi b'Imana ari abatinganyi. Imana ibagereho, sinzi igipimo cy'ibyaha sinzi, ariko Imana niyo ibizi. Gusaba abantu rero babitambitse bitwa abakozi b'Imana bagakora n'iki kintu. Manuel, mfite agahinda, ndababaye, kuko aba bantu ni abantu nizeraga mu buzima. Niyo mbatekereje aho baryamye muri gereza, mbwiraga Imana ngo ari wowe ugira. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero mwa bantu mwe, niba Imana iri kugera ubwo yicuza igituma yaremye umuntu, iri jambo ngunze kurivuga kuko ibi bintu bindya ahantu. Iyo ndeba abantu bitwa abarokore, ari twe abantu bizerwaga. Umuntu witwa umurokore yabaga yakubwira ngo nguriza amafaranga ndihazemwe amaresi. Umuntu witwa umurokore yabaga yakubwira ngo ndagusigarira ku mutungo wawe runaka ndibisaba inyandiko. Yabaga yakubwira ngo nyishingire ku deni runaka nzaryishyura kubw'iki kibazo, ukabikora udatindiganyije kubera Imana imurimo, kubera kuzi ko ari umurokore. Ariko babarokore nibo bari gutukisha Imana. Uba abantu bitwa ngo barasenga nibo bari gutukisha Imana. Abantu bitwa ngo barasenga nibo shitani ari gukoresha cyane. Abo ngabo Imana ngo yabahamagaye ba Petero, irabahamagara. Yesu arababwira ngo munkurikire, ajya ku musozi, ajya gusenga, ajyana nabo gusenga. Ariko Petero burya ngo yagiye yitwaje intwaro, yitwaza inkota. Abonye Yesu bamucakiye byemeye, Petero atema ugutwi. Haleluya, haleluya. Petero atemye ugutwi. Yesu ati Petero, intambara turi kurwana ntabwo ari iy'umubiri n'iy'umwuka. Haleluya,
hari abantu rero nabo bafite inkota basigaranye, bakijijwe ariko basigarana inkota runaka. Imana ibagereho abo bantu nabo bihane. Haleluya! Aba bantu nabo bihane. Niba uzi ko gusambana biryoha, genda usambane ntawe ukubujije. Haleluya! Nubihaga uzagaruka mu nzu y'Imana. Niba uzi ko kunywa inzoga biryoha, genda unywa inzoga urangize. Nubihaga uzaza mu nzu y'Imana uje wakorera Imana neza. Haleluya! Genda, niba uzi ko kuriganya bibaho bikaryoha, genda uriganye. Nubisoza ukumva ubivuyemo, uzaze utangire ukorera Imana. Haleluya! Abantu rero bari kubitambikana bashira agapira hasi, kuko Imana ije kubonana n'abantu bari kuyibeshera ngo iravuze itavuze. Haleluya! Imana ije kubonana n'abo bantu. Imana ije kubonana n'abantu bari kuvuga ngo Imana iravuze, nyamara mu kanya akaba ari bo dusanga mu za kabare. Haleluya! Haleluya! Imana ije kubonana n'abantu bari kuvuga ngo bari guhanura, barangiza akaba ari bo bafatirwa mu marori. Abo bantu Imana ibagereho. Imana ibagereho. Icyakora utari wagera mu butinganyi we, namwingingira kugarukira aho ngaho. Utaragera mu butinganyi, atarafatwa n'umwuka w'ubutinganyi, iwe nagarukira hageze. Haleluya! Haleluya! Bantu dusenganye uyu mugoroba, mumbabarire munyemerere, mwemerere Imana iyobora ubuzima bwanyu, iyobora ubugingo bwanyu, kuko ubuzima butari mu Imana ntabwo. Haleluya! Ubuzima butari mu Imana buba bupfuye. Ubuzima butarimo Yesu ni zeru. Haleluya! Abavuze ngo niko byahoze, ngo Yesu azaza, ngo none yaratinze. Ntabwo Yesu nibatinze n'urupfu ntabwo rutinze. Abantu rero ni mwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi, niko Yohana yabwirije. Aravuga ngo abantu ni bihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nange rero ndi kubwira aba bantu ni mwihane, mwemerere Imana ikorane namwe, ibakoreshe by'ukuri, kuko ntawe ukeza abami babiri. Haleluya! Haleluya! Murakoze cyane abantu mwumvisha amagambo y'Imana uyu mugoroba. Imana ibaha umugisha. Rero amazina ni yayandi, nimero za telefone ku bantu bashaka ko twasengana, bashaka kumpamagara tugakomeza gusengana kuri YouTube ndahari. Haleluya! Amazina ni yayandi, nimero zanjye ni 078 40 75 280. Ndayisubiramo 078 40 75 280. Muze dusengane Imana, mumpamagare tuvugane yera. Haleluya! Dushaka Uwiteka bigishoboka kukabonwa, tumwambaze aracyari bugufi. Haleluya! Tumuhamagare imbabazi ze zitararangira. Haleluya! Haleluya! Imana nibaha umugisha. Uwiteka abane namwe, amahoro y'Imana abane namwe. Reka rero abifuje ko twasengana uyu mugoroba, reka dusenge. Mube hafi dusengane Imana. Ndumva Imana igiye gukora ibitangaza. Numva Imana igiye gukora imirimo. Hari ibitangaza bidasanzwe Imana igiye gukorera abantu. Abadukurikiye tugiye gusengana uyu mugoroba, ndumva Imana igiye gukora. Haleluya! Mana yacu, Mana nziza, uri data wa twese mwiza, uri inyangamugayo, uri nyakubahwa, ntuhabwe icyubahiro. Amavi yose nagupfukamira, indimi zose zature kuri umwami. Ndagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, uri rurangiza rwa burundu, nuhimbazwe. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Uri Imana twabonye bikomeye, tukubona byoroshe, tukubona mu gitondo, tukubona saa sita, tukubona saa 9, tukubona nimugoroba, tukubona igicuku kinishe. Izina ryawe nirishimwe. Uri Imana ijya ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri Imana ijya itanga umugisha mu mugi ndetse ukawutanga no mu cyaro, mu mahanga yose ukubaha, agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Izina ryawe nirihimbazwe. Rero ndakwinginze cyane kugira ngo urengere ubwoko bwawe, urengere abantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera aba bantu mu izina rya Yesu bariho bankurikiye uyu mwanya, kugira ngo ubambike imbaraga. Abafite ibibazo bikemure, abarwaye za kanseri uzikize, kuko uri Imana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo. Aba babyeyi batwite ubahe kubyara nk'Abaheburayo,
mu izina rya Yesu Kristo. Aba bafite imanza zananiranye uzirangize, kuko uri data wa twese mwiza. Mana ndagushimye, ndagushimye ko ugiye gukora ibitangaza n'imirimo. Aba babuze minerivara zo kwiga rata, aba babuze minerivara zo kurihira abana, aba nabo ndagushimye ko uzitanze. Izina ryawe nirihimbazwe. Nushimwe, nushimwe ko utanze agakiza. Nushimwe ko hari abantu abagiye kwihana bacyumvira ijambo, kandi ko nawe ugiye kubakorera ibitangaza ukabiyereka. Nushimwe ko ugiye kubaha Mwuka Wera. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimye rero Uwiteka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kubw'uyu mugoroba ushimye ko nakongera kuvugana n'abantu bawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndangije mvuga ngo amavi yose nagupfukamire, indimi zose zature kuri uwo mwami, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen.